Muri uru rugendo rw'isi abantu benshi batekereza ko urukundo ari intambara, aho buri wese akora uko ashoboye ndetse agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo agere ku rukundo, yewe ugasanga arahemutse ndetse ahemukiye n'umuryango. Ngo ni rwa rukundo, kandi nyamara urukundo ntabwo ari intambara. Urukundo ni amahitamo. Mukurikire umukino. Ese uracyari hano Ange? Yego ndacyahari ariko nanjye ngiye gutaha. Ko mbona utameze neza se kandi ngeze. Shabyihundire mwana wowe ntabwo uzi. Kuko ibya boss bimaze kumpinda icyo n'iki kabisa. Iki? Ntuneshe umutwe nawe ukanitaha. None se mwana manzi, waguze impano zo guhakira cyangwa tugiye gutyo gusa? Urumva ibyo ari byo mbwiriza se, maze naguze n'impeta. Ngimbeta Cyane rwose. urahita ni tarifisi? Bikaze. Gusa ntabwo namwiteguje, sinzi niba arabyemera kuko Keri ntago akunda ibintu bimutunguye, kuko yakomerekejwe na surprise yigeze kuba cyane. None ubwo yagukatira? Ese ubundi arabizi yuko uza kumukora anniversaire? Wapi? Ahubwo ndabona tuhageze mwana, reka muhamagare. Alo mukunzi mwiza. Yego ndakumva mbona nkanezerwa. None se ubiri he mwari wuje uburanga n'imico myiza? Uzi ko atuma numva ndi uwundi we kubera kukugira. Kandi yakunzabonye ugwambuje kurira koko manzi. Ndi mu rugo mukunzi wanjye. Wagusubize sheri. Reka rero kwibona na mukunzi wanjye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Baba we, kubera iki sheri? Kuki wabinkora ko? Ubizi surprise nzanga koko? Mbabarira mukunzi, ariko nuko nashakaga ko uva mu byahise, kuko kuba warabuze ababyeyi kubera ko wabatunguye babwira ko wabonye bose bagaserebura bagavura amaka, nukuri ntabwo bikwiye ko akendura mukunzi. Nyine Komera rwose Keri, turahari nk'abavandimwe kandi natwe turagukunda, namanzi aragukunda. Yego rwose nibyo. Manzi, urabizi ko nagusezeranije ko ntazongera kurira. Nubwo mbonye surprise, nyibutse urupfu rw'ababyeyi banjye. Kuko n'amatungura bari kuba bakiri uko. Gusa sinzongera kwizwana. Wow, nibumva? Ikoze nawe. urakoze cyane sheri wanjye, ariko rero ubundi zingatuye muri kaka. Ngo mpumirize kandi? Yego, iminota 2 yonyine. Okay. Ndetse gufungura amaso. Ariko urabizi ko mukunda babe. Noneho fungura amaso. Will you marry me? Say yes. Manzi koko. Buri kimwe cyose ku buzima bwanjye. Uri muri mwisi, umukobwa mwiza nkunda kandi nowe mubera nkunda nduvuye. Kebe umukobwa mwiza, mbabarira bambari impeta kuko ndashaka kumbera mama w'abana banjye. Ebitambabaza, sibyo? Ntukabare big boss. Ubona zanye icyo mu buzima bwanjye. Ntuma numva muzuye. Utabyemeye. Wow. Urakoze mukunzi mwiza. Yambi.
Mo, anje nazanye icyo kunywa rero tu. Yego reka mwizane rwose. Anze nkwerekesha ukuntu nayo mugabo. Kera urabizi twarabaye ariko iyo ntaza kuguhuza na manzi. Ntuba waramutwaye. Rero umbabarire rwose. Wenda nupfa azankunda. Reka nze nkwerekesha. Reka mvange neza. Ese wabuze icyo kunywa? Naje. Nako yego ndaje rwose. Aka nakawe Keri. Nawe aka nakawe Manzi. Nawe aka nakawe Angelo. Nanjye reka nywa aka ngaka. Ku buzima bwanjye. Ese Manzi urahubuka shaka. Buriya wari wabitekerejeho kwambika impeta ke? Kubera iki se Ange? Buriya se uragukunda? None se yakubwiye ko arwaye indwara idakira kandi yatuma atabyara? Kuko ngewe turaganira cyane. Dogiteri yamubwiye ko asigaje igihe gito ngo apfe kubera iyo ndwara yavukanye. Ntibishoboka. Kuki se atabimenye? Ntabwo byumva. Nyine ntabwo agukunda, ni nayo mpamvu atabikubwiye. Ntabwo bishoboka. Ngo Kelly? No. Ni ibiki se kandi Mati? Ngo Kelly ari mu bitaro kandi ararembye cyane. Ikindi namba akoresha ibisi ye niwe yatiye. Si ibyo nakubwiraga ubwo wasanga indwara yagarutse. Ange ndagiye kumureba mu bitaro. Sawa turasubira. Yes, umuti wakoze. Ntabwo asanga ikiri mazima. Ubundi Manzi abe uwatesha.